akaririmbo na Diamond Platnumz kitwa nshaka gusinda nataka kurewa wandetse nkagenda Dereka Kai Proctor nizere ko kakugezeho jedewe nyawe reka nigendere wimbaza impamvu kubera ko ari wowe wanteje ibi bibazo. Niba ushaka kuza tukiyunga wenyihera icyo kunywa nkigure mwitangiriro ntabwo nabyizeraga narinzi ko ari ibihuha bakubeshyera nk'ikigoryi nanjye nkomeza kukwiruka inyuma. rukundo rwose uratuma ndira nk'umwana ariko sinashobora ibyambayeho reka mbivuge. Rukundo dore uratuma ndira cyane nk'umwana mfite byinshi byuzuye mu mutima wanjye. Uyu munsi nshaka gusinda nshaka kwinywera nkazinda ubundi nkikorera utuntu tw'ubugoryi. Ndashaka gusinda uyu munsi ndikumva nshaka gusinda nkasinda ubundi nkikorera utuntu tw'ubugoryi. ndeka ngende Dereka Kai Proctor ndeka nigendere wandetse ko nkunga ngenda. Ku rukundo ndababaje dore nari naraguze n'impeta yo kumuha ndaceceka kubera uburyarya bwe. Inshuti zanjye zo rero zijya zinserereza, inshuti zanjye ziba zihari ziri kunsumbuwa. Twari dufite imyaka yari ataragira 20 ariko abashuga dadi bakamuha amafaranga. Mukundwa dore urukundo ruri gutuma ndira nk'umwana ntabwo nabishobora ibyambayeho reka mbivuge. Bebe rwose dore ndikurira nk'akana kubera ko umutima wanjye wuzuyemo ibintu byinshi. Uyu munsi ndashaka gusinda ubundi nkasinda nkikorera utuntu tw'ubugoryi. ndikumva nshaka gusinda ubundi nikorera utuntu tw'ubugoryi wandetse nkagenda. Ndeka ngende akaririmbo na Diamond Platnumz nizere ko wakaryohewe. Indirimbo yose ushaka yenyandikire muri comment ubundi ngenzanye guhereze mu Kinyarwanda. Dereka Kai Proctor indirimbo yitwaga ndashaka gusinda.